Ndabasuje. Nanone nongeye kubifuriza igitondo cyiza. Kuri njye ndashima Imana. Hari nyine nsima hanga. Ndumva mu mubiri mfite amahoro. Nahoro umubiri no businzi. Ndifuza ko ariko namwe byamera. Nitenga ngo nibibe nko byabo. Ku munsi w'ejo kiro cyane umunsi twize ibyigisho by'ubuzima. Twegire ibyigisho by'amagara. Twize topic ivuga ngo kega topic ari kugira ngo 2024 enkumi birabinena n'amatwara mashya mu by'ubuzima. N'ibintu no kugendera mu bintu bisya by'amagara. Igice cya mbere mwarakibonye. Icyo cyo kubanza mukakireba. Icya kabiri muzakibona. Icya kabiri muzakukireba. Uyu munsi ho erizoba we ntabwo tugiye kwiga iby'ubuzima. Tutaza kwega iby'amagara. Ahubwo tugiye kwiga iby'ubugingo. Reka twaza kwega iby'amwoyo. Ko byombi bigomba kugendana. Ahabo kuba byona bino kugenda. Turamutse dutinze ku ruhande rumwe. Twaza ikintu kimwe. Twakwibwira ko uruhande rumwe ruhagije. Tubasa kwebuza ngo rubasha rumwe rwaho. Nkuko rero mubimenyereye. Ngoko mubimanyirire. Muba muri kumwe n'Umutoni Annitha. Muri nanjye Mutoni Annitha. Muri kumwe nanjye Ngabo Salomon. Muri Ngabo Salomon. Reka dutangire iki cyigisho cyacu dusenga. Reka tutandike icyegezo cyitwa tugushaka. Mukunzi wacu wakoze kutugira neza. Hari abari bazi ko batangiye umwaka ariko ubuzima bwabo bukaba bwaraburangiye. Niyo mpamvu urusaku rwo kwishimira ko umwaka umuntu awurangije ari muzima ariko hatarimo guhinduka k'umutima ari ntacyo bimaze. Turakwinze ngo uyu mwaka mushya utangirane n'imibereho mishya. Tubisabye Imana ya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kwiga icyigisho gifite topic ivuga ngo bizaba ryari. Bizaba ryari. Kubera iki tugiye kwiga iki cyigisho? Ni ukubera ko muri ino saha ya gihanuzi abantu tugeze mu bihe abantu bashobora gukizwa no kumenya igihe barimo kimwe n'uko barimbuzwa ku kwibeshya ku gihe barimo. Bizaba ryari. Icyo cyigisho tugiye kwiga. Abigishwa tubabona nk'abambere bakunze kubaza Yesu Kristo igihe cyo kugaruka kwe. Bakabaza ibimenyetso by'ibihe. Ariko si bo gusa, ahubwo n'abafarisayo nabo bari bafite icyo kibazo. Nko muri Luka 17. Luka 17 turasoma ku murongo wa 20. Luka 17 tuza kusoma amushorongo gwa 2. Luka 17 umurongo wa 20. Luka 17 amushorongo gwa 2. Haranditse ati ahandi ikirengo bizaba mu gihe cy'imperuka. Bibaho mu biro by'imperuka. Bavuze ngo iki? Bagira ngo iki? Ni bizaba nebiruba mu gihe cy'imperuka. Mu biro by'imperuka. Abafarisayo baramubaza bati abafarisayo bamubuza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Unakugumukama warhanga buriza mu ryari? Arabasubiza ati yabagaruka mati
ubwami bw'Imana buzaza kumugaragara obukama bwa ruhanga tubwisha niburebwa ntibazavuga bati kandi tubaregira ngo dore ngubu reba mbubu cyangwa bati nguburiya nari reba mburiya kuko ubwami bw'Imana obukama bwa ruhanga buri hagati muri bo. buri omurimwe. Aya magambo impamvu nkunda kuyagarukaho cyane ebigambo ebyo enshonga habwaki ninkira kubigambaho munonga ni ukugira ngo twige no kugira ngo tubase kwega icyo Kristo buri gihe adusaba, ekikristo buri zobe kyakutushaba gutekereza ku bya none. okuteekateeka ahaby'eri izooba Nibyo Kristo adusaba kurenza gutekereza nibyo iby'ahazaza. kristo ariyo natushaba okukira okuteekateeka ahabirija. Abafarisayo n'abigishwa abafarisayo nangwa n'abegesa bari bategerejwe gushingwa ku bwami bw'Imana, bakaba bategereze okuteekwaho kw'obukama bwa ruhanga. ariko Kristo iteka ryose konka kristo obwire bwona kicyo bakeneye uyu munsi ekibakenera erigenda ari uguhinduka uyu munsi. no kuhinduka eri izooba. Na n'ubu na hati abigishwa ba Kristo abeegi ba kristo bakunda gutekereza cyane ku by'ahazaza. nibakira kuteekateeka munonga ebintu eby'omumisho ebirija. Nicyo gituma Satani ahora ababwira ko ubuhanuzi buri ahazaza. Nicyo kikureetera sitaani nabagambira ngo obunabi buri omumisho oburija. Ni gake abantu biga ubuhanuzi n'obwire bukye abantu abakushoma eby'obunabi babubona nk'igihe kirimo gusohora, bakubireeba nk'obwire obwahikirira, ahubwo bakunda kubwiga kureka bo nibakira kubushoma nk'igihe kizaza. nk'obwire oburija. Ayo ni amwe mu makosa abantu biga ibyanditswe byera ebyo nirimo omunshobe abantu abakushoma ebyahandikirwa ebirikwera bakunda gukora. ebibakukira kukora. Hano kuza k'ubwami bw'Imana ahaho kwija kw'obukama bwa ruhanga Kristo arimo aravuga, kristo ariyo nagira ubushize twarabibonye, obwahwire tukabireba, ni ubwami bwo mu mutima. n'obukama bw'omu mutima. Mu cyimbo cy'uko Kristo atuma dutekereza ku bwami bw'Imana buzaza, omu kishushani kyo kureetera kristo gutekereza ku bwami bw'Imana buzaza, kristo okutwereka okuteekateeka aha bukama bwa ruhanga oburija. we adushishikariza gutekereza ku bwami we natutera omwete ogw'okuteekateeka aha bukama bwo kubamo uyu munsi. ogw'okubamu origye Bizaba ryari? biza kuba ryari. Iki nicyo cyigisho tugiye iki kwiga. nicyo kyegeze tutwaza kwega. Hari ibintu Imana yagize ubwiru, hine ebintu ebiruhanga yagiziremu ekihama, hari n'ibyo itigeze igira ubwiru. hine nebiyatiire butunu abantu bibakubimanya. Iyo ugiye mu itangiriro waza omu kutandika hari amagambo adasanzwe, hariho ebigambo ebikutangaza ebitari bya burijo. hari amagambo adasanzwe. hariho ebigambo ebitari bya burijo. Isomye mu itangiriro igice cya 18 washoma okutandika eshura 18 hari umutwe uvuga ngo hariho emitwe gw'ebigambo kugira ngo Imana yongera gusezeranya Abrahamu. Imana yongera gusezeranya Sara ko azabyara umuhungu. 18 18:1 no tugiye gusoma. Uwiteka abonekera Aburahamu okutandika 18 murongo wa mbere. Uwiteka abonekera Aburahamu kama yayereka Abrahamu kuri bya biti byitwa imyeroni, aha biti bya bintu bita emyera bya mamure. ya mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye afitamo umuryango gw'ihema rye ku manywa y'ihamba. omwihangwe Mbese yarahagaze kugira ngo umwami w'Iteka mubonekere, bitakayemerire kugira ngo umukama arahanga base kumweyereka. yarahagaze mu muryango w'ihema rye, akayemerire umuryango gw'ihema rye. mbese ihema bari kuvuga ni iryande? Ni ry'Uwiteka, ni rya Aburahamu? ihema bakugamba n'irya Abrahamu ninga n'irya hanga Ni irya Aburahamu. n'irya Abrahamu. Ntabwo yari akiri mu nzu ye, akatakiri mu nzu ye, ahubwo yari ari mu marembo y'imiryango y'inzu ye. yahamu marembo bw'imiryango y'inzu ye. Bivuze ngo ntabwo yari akiri muri kamere, nikikumanyisa akatakiri yo muri karande, ahubwo yari atangiye guhagarara mu marembo akayatandikire kwemerera mu marembo yo gusohoka. yo kushohora. Aho nibwo yabashije kwakira ihishurwa aho niho yabasize kwakira kushukururwa by'icyo Imana ashaka kumubwira. ibi biruhanga yabiri naenda kumugambira.
reka ngerageze kuvuga inshamba k'ibi bintu. reka ngezeho kugamba omubugufe ibintu. Hari Aburahamu, hariho Aburahamu, hari Sara, hariho Sara, hakaba na Isaka. hakabaho na Isaka. Uwo ni umuryango ukomeye. ubwo ibyo ni family gumire munonga. Ni umwe mu miryango ikomeye tubona muri Bibiliya. ibyo ni iyo family yitkurebe inamane omubibuli. Ariko iyo wize ko iyi Bibiliya yose unka washoma ebya Bibiliya giyona ivuga inkuru imwe, negambaho inkuru imwe, one story, negambaho story emwe, bituma usobanukirwa Bibiliya neza. nibikuretera washoborokerwa nje Bibiliya. Bibiliya ivuga inkuru imwe gusa. Bibiliya negamba story emwe yonka ni y'agakiza. niyo kujuma. Amateka yose agenda yisubiramo. Ebyabireho byona bikugenda nibyagarukamu. Yashushanyaga imibereho y'umukiza. Yoreka okubaho ko mujoni. N'uyu muryango na family nkuko tubibona, ko twubireba, tuzi iyo wize ibyanditswe byera ko tumanya ngo washome byahandikirwe gukwera kuwiteka afite umugeni azaza gutwara. ruhanga ngayo no mugoro warisha kutwara. Uwo nguwo agereranwa na Sara. Ogwe muringaniza na Sara nashanisibwa Sara. Mu gihe uwiteka ubwe Mugwire ruhanga we agereranwa na Aburahamu. we nibamugereranisa na Aburahamu. Iyo wize iby'umuntu wize iby'inkuru imwe Kristo yigeze kuvuga, washoma Yesu yabire nagambaho, yigeze kuvuga inkuru imwe y'umukire n'umukene. akija yagambaho omugani ubwo mubwiga no moro. Umukene yahoraga ku marembo y'umukire, umoro akaturaho amarembo go mubwiga. umukene yahoraga ku marembo y'umukire, umoro akaturaho amarembo go mubwiga. umukire afite ibyo kurya byinshi, umubwiga ine ubutungi bwingi, ariko konka ntahe uwo mukene ibyo kurya nubwo byaba bike. atakubasa kuhereza ubwo mure byo kuye no kubya kubabiri bike. Uwo mukire arapfa, umubwiga go yisha yafa, n'umukene arapfa. no moro yisha yafa. Yesu Kristo yavuze yuko Yesu Kristo akagira ngo uwo mukire yajugunywe mu muriro, umubwigogo akanagomura, akabona wa mukene w'umukiranutsi ya agumana areba wa moro wo wabirokiriye aryamye mu gituza cya Aburahamu. ariyo mu kifuba cya Aburahamu. Kuki Yesu Kristo yakoresheje Aburahamu? aha wachi Yesu Kristo yakolise Aburahamu, Kandi Aburahamu yarapfuye. kandi Aburahamu yabire efiri. Aburahamu ashushanya Uwiteka. Aburahamu ariyo mu cyimbo cya kare nayereka mukama, kuko yemeye gutanga umwana w'ikinege ahabo kubakekereza kuhereza yo mwana umwe wenka kubw'impamvu zo kwizera. ahabo kwikereza kure. Rero hano Sara aha Sara ashushanya itorero, nayoreka ekanisa, mu gihe Aburahamu we ashushanya Uwiteka. we nayoreka mukamarahanga. Rero Sara yari afite isezerano ry'uko Isaka azavuka. akayinendagano ngo Isaka naza kuzana. Nk'uko Abisirayeli bari bafite isezerano y'uko kuko Abisirayeli babirebe binendagano umukiza azaboneka. umushuna yija kurebeka. Hano ku murongo wa 2 amushorongo gwa kabiri yubura amaso, yimutyamisho abona abagabo 3 yareba abashija bashatu bahagaze imbere ye, bemerera ahagati ahari. ababonye yabarebere ava mu muryango w'ihema, yimuka mu muryango w'ihema, yirukanga arabasanganira, kubabugana yikubita hasi. inama hansi. Mbese yabonye abagabo bangahe? akareba abashija bangahe? 3. akareba abashija bashatu. Saba abagabo bari abagabo basanzwe? ubwo abashija bo bakaba bagiye bashija ba burijo. Igisubizo ni oya. icyo kugarukamo ni apana. Ni abamarayika 3 n'abamarayika bashatu bari bafite ubutumwa. bakabino ubutumwa bw'abamarayika 3. ubutumwa bw'abamarayika bashatu. Aburahamu akibabona, Aburahamu aturi kubareba, arabasanganira, yabashanganira, ava mu mahema ye, yarwo mu ihema rye, arangije yikubita hasi. yaheza yinama hansi. Ubutumwa bw'abamarayika 3 bwavugaga iki? By'abamarayika bashatu kandi bugamba ki? Aravuga ati, yagira ati, databuja, mukama wanje, niba nkugireho umugisha, ndabe ningirirwe mbabazi omusho bwawe, ndakwinginze nikweshengereza we kunyura ku mugaragu wawe, utahingura omwiru wawe. Ijambo kunyura ku mugaragu wawe, ikigambo okuhingura omwiru wawe ni nko kuba kumuhitaho, ni nko kumurabaho.
bivuze ngo aba bamarayika kikumanyisa ngo bamarayika abo Aburahamu yari afite ubwoba ko Aburahamu akaye n'ubwoba ngo bagenda batamuhaye umugisha babasa kugenda batamuhera umugisha bakanyura ku ihema rye barabahihimariye bakanyura ku mutima we barabaha mutima gwe atabonye umugisha atakarebera umugisha ahubwo bazane utuzi kureka bareto twizi mwoga ibirenge munabe aharigere murukire munsi y'igiti muje hansi yo mutima ubuke kandi nanjye mbazanire utwo kurya nanye ndete akagati mwica isari mugarurwemo amani mubone kugenda mubone kugumizamo ubwo muje ku mugaragu ubwo wanyu kumwahunguka ahamwira iwanyu baramusubiza ati bamugira bati ubigenze uko uvuze kora nko kuwagamba tuvuze ku byo kurya by'abamarayika twagamba habe kurya by'abamarayika ni nabyo byo kurya bya Kristo nibyo byo kurya bya Kristo igihe abigishwa bazaniraga Yesu ibyo kurya ubwira bw'abegeze intumwa zabire niziretera Yesu ibyo kurya amaze kuvugana n'umusamariyakazi ahereze kugamba n'umusamariyakazi yarababwiye ati akabagambira ngo ibyo kurya byanjye ibyo kurya byanje ni ukora ibyo data ashaka no gukora ibiruhanga rwenda kandi ibyo data ashaka ni kandi ibiruhanga rwenda ni uko icyazimiye kiboneka no kugira ngo wabuzire abase kushorwa rero ngo abamarayika ibyo kurya rero kuhereza abamarayika ibyo kurya ni ukubaha uburenganzira bwo no kukugezaho ubutumwa kubahereza si abantu ubutumwa Aburahamu arihuta Aburahamu yihuta yinjira mu ihema yataho mu ihema asanga Sara yashanga Sara aramubwira ati yamugira ati tunganya vuba indengo ko ugire inshuro eshatu n'umucagate w'amafu meza zesano yo munono vugemo imitsima ugibumbabumbemo ugimuhe utugati yego reka tutegutinda reka tutakasibayo tugere ku murongo wa 8 tuzahashura ya 8 yenda amavuta kandi yarakayaza umusyo ndetse n'amata amajuta n'amate n'inyama z'icyo kimasa yatetse ya nyama eyateka abishyira imbere yabo yabitumisho gabo abahagarara iruhande munsi y'igiti bararya ayemerire aharubaju rwabo ahansi yo Nibyija abagaburiye inyama yabahereza inyama zigereranya n'ibyigisho bikomeye nizishanisirwa n'ebyegese bw'umubiri abagaburiye amata yabahereza amate agereranya ibyigisho byoroheje by'abagikizwa nibishanisirwa n'ebyegese ebyorobi eby'abantu abakiri kujuna kandi kugira ngo ibi bishoboke kandi kugira ngo bibasike byamusabye kwica itungo bikamushaba okwita itungo iri tungo naryo naryo rishushanya Kristo nirushanisirwa Kristo kugira ngo tubone umubiri we n'amaraso ye kugira ngo turebe umubiri we n'eshagama ye byamusabye gupfa bikamushaba gupfa byamusabye gutwarwa nk'intama ibagwa bikamushaba gutwarwa nk'intambwe kubagwa hanyuma reka twumve bwa butumwa bw'abamarayika hanyuma ka turebe ubutumwa bw'abamarayika bashatabo baramubaza bati yabagira bamubuza baramubaza bati Sara umugore wawe ari he 9 bamubuza bati Sara umukazi wawe arahi arabasubiza ati ari mu ihema yabagarika mati ari omwihema wumve Aburahamu ari hanze y'ihema muhure Aburahamu yaheru y'ihema ariko umugore we ari mu ihema Sara we akari yo munda y'ihema kugira ngo itorero rive mu ihema kugira ngo ekanise basekurwa mu ihema Imana ubwayo nibisangirayo ruhango bwe niyo rukubasha kubeshangirayo ihema rigeranya na kamere ihema niribasa kore ndyorekebwe na karande yo muntu reka twumve ubutumwa ndaramubwira ati mukama yagira ati iki gihe cy'umwaka ubuzimazima ubunaku kuburika nikigaruka sinzabura kugaruka buri njyagaruka kandi reba Sara umugore wawe Sara umukazi wawe abyare umuhungu aliyazara umwana w'umuntu umugore ahawe igihe omukazi yahawe ubwire igihe cyo kuvuka ubwire bwo kuzara igihe cyo kuvuka kwa Isaka ubwire bwo kuzara bwa Isaka niko n'itorero ry'Abisirayeli niko n'ekanisa ya Isirayeli byahawe igihe umukiza azavukira kahawa ubwire ubwo mujunaliza mwishurirwa Daniyeli yahawe ari Babuloni kushukurwa ku Daniyeli yahiwa ari Babuloni
ndetse ni naryo yishurirwa itoro ry'abadivantiste umunsi wa karindwi nangwa rwo kushukurwa okw'abana b'Advent igihe ubutumwa bw'abamarayika batatu bwabageragaho izoba yaba ubutumwa bw'abamarayika bashatu bwabiri bashyikaho batangiye kwiga ubutumwa bw'igihe bakatandika kwega ubutumwa ubwo bwire mbese kiragiye Isaka yabaravutse bitesha wirogwe Isaka akabasa kuzarwa mu gihe cya Ena White Isaka yaravutse umbwire wa Ena White Isaka akazarwa igisubizo ni yego icyo kugarukamo ni yego ni yego rwose ni yego buzima kubera yuko ahabo kuba kira cyari igihe buriya rutagiye izoba umukiza arinjira ahera cyane umujuno biyabiratahira ahakwera muno mbese natwe mu gihe cyacu bitu nitwa mubwire witu twaba dufite ubutumwa bw'abamarayika batatu ine ubutumwa ubw'abamarayika bashatu butubwira bukutugambira igihe ubwire umukiza azagarukira umujuno agarukiraho mbese bizaba ryari bitu nibiza kubaho ryari mbese bizaba ryari bitu nibiza kubaho ryari iyo wize washoma hari igihe iyo usomye muri matayo washoma muri matayo hari igihe wibwira yuko nabwo kwegambira ngo Kristo yavuze yuko kugaruka kwe ari ubwiru Kristo akagira ngo kugaruka kwe no n'ikihama ari ibanga n'ikihama ariko konka iyo usomye mu gitabo cy'abatesalonike washoma mu gitabo cy'abatesalonike nibwo umenya ko kugaruka k'umukiza atari ubwiru uri kumenya ngo kugaruka k'umujuno cyama urwa mbere rw'abatesalonike ukubanza rw'abatesalonika igice cya 5 abatesalonika igice cya 5 yego ukubanza igice cya 5 ishura ya 5 murongo wa 3 umushongo wa 3 reka numva ino mirongo ukuntu itangaje reka mure imshororo ngoje okwere kutangaza haranditse ngo ahandikire ngo ubwo bazaba bavuga bati bari bana bagira bangu ni amahoro no businje nta kibi kiriho arayo kabi nibwo kurimbuka nibwo kuzabatungura kwerekera kurubagwaho nk'uko ibise bitungura umugore utwite bikwata omukazi orukurumwa mbese bavuze ngo ni nk'iki bitu bagira ngo niki nk'uko ibise bitungura umugore utwite nk'uko umukazi orukurumwa kuzara none umugore ashushanya iki bitu omukazi we nashanisibwa ki ashushanya itorero nashanisibwa ekanisa nk'uko ibise bitungura umugore utwite nk'uko kurumwa kuri kubasa kugira omukazi orukuzara nubwo umugore atunguwe n'ibise n'ubwo omukazi ogu aine ebisha ntabwo ayobewe ko atwite nakimanya ngo aine byanga bikunda yari azi ko igihe kiri bugufi cyane akandi namanya ngo obwire buri hihi akabyara akazara icyakora konka ibise byo ebisha byo birimo umubabaro ebirimo obusasi biramutunguye byo bikija atetebekanise ariko nubwo ibise bimutunguye nubwo ebisha bizira atetebekanise kuri we ahari we ni amahirwe yo kumenya ko agiye kubyara n'umugisha bwo kumumanya ngo yaza kuzara ntabwo ibintu muri kubyumva neza bintu bituma kubihurira ki reka ahantu tube tuhafashe gatoya aha hantu reka tube tuharekereho gake twumve icyo Yesu Kristo yavuze muri Yohana uretse Yesu Kristo yagambira muri Yohana igice cya 16 Yohana 16 Yohana 16 Yohana 16 umurongo wa 21 Yohana 18 omushorongo ogwabiri n'imwe haranditse ati ahandikire ngo umugore iyo aramukwa omukazi kwarumwa arababara agira obusasi kuko igihe cye gisohoye abo kuba bunakubwe buba buhikire ariko iyo umwana amaze kuvuka ngako aheza kuzara ntabakibuka kuribwa abatakijuka buri busasi kuko anejejwe no kumuntu avutse shemerwa umwana ozirwe omunsi
niko namwe mubabara none nahabweje imwe abino busasi Kristo agereranije abigishwa be n'umugore utwite hanga ya Kristo yagereranisa abegesabe n'umuntu orukuruma uri kuribwa n'ibise orukuruma nenda niko namwe mubabara none niko nimwe muri kushasha ariko nzongera kubonana namwe konkandi yagaruka mbarebe kandi imitima yanyu izanezerwa imitima yanyu eshemererwe n'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka kwanyu hine orukuba katwigarukire mu Batesalonike reka tugaruke mu Batesalonike nubwo umugore atunguwe n'ibise nubwo umukazi yabire ebishe byamukwasa yatetegwire nubwo yari asanzwe afite amahoro nubwo abira n'obusinge ari mu bihe by'umudendezo ari mu bwire bwo kura abohokire ibihe by'umubabaro ebwire bwo busasi ibihe by'ibise ubwire bw'ebisha byo biramutunguye byo bikiza atetegwire ariko ibyo ni ikimenyetso cy'uko konkaite n'akamanyisungu Isaka agiye kuboneka Isaka yaza kurebeka umurongo wa 3 umushorongo gwa kashatu ubwo bazaba bavuga bati abantu bagira bati nta mahoro nta kibi kiriho n'obusinge hariho kabiri cyasigaye azaba ari umudendezo mwinshi hariho freedom hariho obugabe nibwo kurimbuka kuzabatungura ubwo nibwo okwerekerera kurubagwaho nk'uko ibise bitungura umugore utwite utwite bikwata omukazi orukurumwa kandi ntibazabasha kubikira na kandi hato tibari bikira na kake ariko mwebweho bene data konka yimwe bishemwe ntimuri mu mwijima muri omumwirima uwo munsi ubatungure ikirecho nk'umujura kubagwaho nkomushuma iri ni isezerano ginendagano ry'uko Kristo atazatungura umugore Kristo tarisha atamanyise umugore nubwo umugore yafatwa n'ibise nubwo mukazi yakwatwa ebisha atabona ko ari bugufi kubyara naba namanyangara hihi kuzara ntaba kibara ko azabyara mu mezi abiri naba atakibara munaza kuzara mu mezi abiri cyangwa ukwezi gutaha ninga ukwezi kuyije cyangwa icyumweru gitaha ninga shesa nderije ahubwo atabona ko ari bubyara uwo munsi naba anakana arebe ngo yaza kuzara igizo uyu munsi turi kwiga ngo bizaba ryari erizo turi ntushomane biza kuba ryari kuko dusigaye twigisha ubutumwa abo batusigire ntwegese ubutumwa abantu bagakuba ngo niko byahoze abantu batandika kugira ngo niko byabire bitwira ni ukwishuka no kwebiha inshuti zanjye ziri muri Uganda banywana banje bari muri Uganda keretse abari mu mwijima shanaba bari mu mwirima nibo uwo munsi uzatungura bo ikireke kiribasa ko batakumanya Matayo 24 matayo umurongo ku wundi aha mushoronga hagundi hagaragaza uko ibimenyetso bizakurikira ni horekwa ubwo bimanyiso burija kuratirana kugeza umukiza agarutse ya ubwo mushunari bagarukira none ibise ni iki mbwenu ebishaniki ni ibihe bise bizatungurana ibihe bishe biretera abantu gutamanya niba tumenye ko Kristo azagaruka turabe twamanya ngo Kristo najagaruka ku bana b'Imana ntibatungure aha abana barahanga bitarisha kubagwaho none ibise ni iki mbwene bishaniki twasomye muri Yohana ngo twashoma mu Yohana ngo namwe murababara none nimwe muri yo mushasha hati bisobanuye ko ibise ekikumanyisa ngo ebisha ari umubabaro w'abigishwa ba Kristo no busasi obwabeji ba Kristo none gutungurwa kwabyo mbwene okwishwa kwabyo ninga kwabyo niko tugiye kureba niko tubaza kureba hari umubabaro hari busasi ubanziriza irangira ry'imbabazi uguru kubanziriza okendera kw'imbabazi hari n'umubabaro hariho no busasi uza nyuma y'imbabazi ogurisha bwa nyuma y'imbabazi hamwe batubwiye ko kurimbuka kwa bamwe batugambira ngo kwerekerera kwa bamwe kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore nishakwisha kubashikaho nk'uko mukazi ari kubasa kuzara atakimanyire ahandi tubona Yesu abwira abigishwa be ko nabo bari mu mibabaro y'ibise tureba Yesu ari kugambira abegibe ngo nabo nibiza kubashikaho nk'uko ibishabi y'umukazi ni abagore babiri n'abakazi babiri umwe aratwite umwayinenda azagira ibise aza kugira ibisha ariko ibyo bise bivemo umunezero konke bishebye nibiza kurugamo kushemererwa mu gihe undi we rero undi we azagira ibise naza kugira ibisha ariko ntazabona umunezero konke ataribona kushemererwa ahubwo azaba ari ukurimbuka kuri we
kureka nza kuba kwerekera haro. Reka dusome Matayo Reka tusome Matayo igice cya 24. Ikiga cya 24 turasoma umurongo wa 36. zakushoma umushorongo gwa 36. Hari ukuntu abantu twigamo Bibiliya no kutwega mu Biburi gutuma tutayisobanukirwa. Kureta tutakubasa kugishobokera. Iyo Bibiliya uyize ugahengamira ku ruhande rumwe gusa, Biburi wajega ukazahara bajuru rumwe gonka urayoba. nubasa kuhaba. Bisaba ngo Nibishabangu hose uharebe. hona uharebe. N'ibitereko by'amatabaza 7. N'ebitereko eby'amatabaza mushanju. Ntago ari kimwe. Tukimo cyonka. Wirebe ingingo imwe gusa. Reka kureba ahantu hamwe honka. Ngari ikubera itabaza. Ngurube ikintu kibere nicyo kimwe kibe cyakubere umushana. Reba ingingo zose. Reba ahantu hona. 36:24. Ashatu na mukaga. Ubwo ni igice cya 24. Necheka cya 2 na Matayo. Umurongo wa 36. Mushorongo ngo ashatu na mukaga. Ariko ari uwo munsi n'icyo gihe. Nkebyo ebyo biro nibwo bunaku. Nta ubizi. Kine uri kubimanya. Naho baba bamarayika. Nuko kuba bamarayika. Bo mwijuru. Abo mwiguru. Cyangwa umwana. Nubu yakuba umwana. Keretse data we. Rekishe bona wenka. Iki gihe kitazwi n'umwana niki? Bwiro bwo butakumanya n'umwana nibuha. Iki gihe kitazwi n'abamarayika niki? Ubu nako butakumanya n'umwana nibuha. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Mu Bibiri y'Ikinyarwanda. Bashizemo umwana. Bakateka mu mwana. Muri Bibiliya y'Icyongereza. Bibiri y'Urujungu. Nta mwana urimo. Hari umwana. Ntabwo Kristo azaberwa igihe cyo kugaruka kwe. Kristo tarishobe tarabura kumanya ubwire bwo kugaruka kwe. Icyakora Konka nanone nambwenu umwana hari igihe azashaka gusabira abana be. Ubwari yetiga gushabira abana be. Ariko data yafashe umwanzuro. Konka tati twewe yaheze kwata usharamu. Ariko munsi nicyo gihe ntaho bizi. Konka biyo biro no bwako bwo bunakutino. Naho baba bamarayika bo mwijuru. Bwako bamarayika bo mwijuru. Cyangwa umwana. Nubu yakuba umwana. Keretse data wenyine. Kureka ishebo na wenka. Reka twumve iki gihe. Reka twure ubwiro. Kuko nkuko iminsi ya Nowa yari iri. Nkoko ebi no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Nkebiro bya Noha ko byabire biri niko no kwisha ko umwana w'umuntu kuruba. Kuko nkuko bari bameze muri iyo minsi. Kuko babire bari umubirebyo. Yabanjirije umwuzure. Ebyabandize omwegemure. Bararyaga. Gwamizi. Bararyaga. Nibarya. Bakanywa. Kandi nibanywa. Bararongora. Nibashera. Barashyingira. Nibahingira. Bageze umunsi Nowa yinjire mu nkuge. Ofisiya ahakiro Noha yatahire umubwato. Ntibabimenya. Tubakimanya. Kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara. Ofisiya uwo umwegemure gwamizi gwizire ukubatwara. Hano hari ibihe bibiri. Aharen ebintu bibiri. Hari igihe ariho bwire cyo kwinjira cyo kutaha. Abo mu gihe cyo kwa Nowa ntibabimenye. Abo mu bwire bwa Noha batabimanya. Ariko hari n'igihe hariho no bwire cyo kwicwa n'umwuzure. cyo kwitwa no mwegemure. Hari ibihe bibiri. Hariho ibintu bibiri. Hari igihe cyo kurangira kw'amahirwe yabo mu gihe cyo kwa Nowa. Hariho kwaho kubwire kwa chance. Ngo binjire mu nkuge. Ngo bataho mu bwato. Hari n'igihe cyo kurimbuka kwabo. Hariho no bwire bwo kuwerekerera kwabo. Uko niko bimeze. Uko biri. Hari igihe kirangira ry'imbabazi. Hariho ubwire bwo kwendera kw'imbabazi. Hari n'igihe cyo kurimbuka cy'abarangiriweho n'imbabazi. Hariho no bwire bwo kuhendera uko abantu abarangiriweho kuba kwakira imbabazi. Umurongo wa 40. Twazagwa makumyana. Icyo gihe ububwire abagabo babiri bazaba bari mu murima. Abashija babiri bari omusiri. Umwe azajyanwa undi asigara. Umwe yatwarwa undijo asigweho. Umwe azinjira mu nkuge. Umukazi bamwe bari yataho mu bwato. Undi ntayinjiremo. Umwe abasobutagitahamo. Bishatse kuvuga iki? Benda koreka ki? Bamwe bazemerwa. Bamwe barikirizwa. Abandi ntibemerwe. Abandi tubarikirizwa. Ntabwo ari ukujyanwa mu ijuru mu ibanga.
twarwa mu iguru mu chama ahubwo nuko umwe azinjira mu bwami bw'Imana butagaragara kureka bamwe bariyata aho mukama bwarahango butakurebe ndagasigara abandi bakasigara bongera kuvuga abandi bagore babiri bagaraga bagamba abakazi babiri hari abagore babiri bazabasya abakazi babiri bari abantu basa bose bazabashaka umutsima aharengo umwe bona bari abantu benda umutsima bari abantu benda buro yego abagore babiri bazaba basya ku rusyo bari abantu basya abakazi babiri bari abantu basya harengo umwe azajyanwa undi asigara umwe yatwarwa undi asigare nuko mube maso nahabwe cyo mugume nimureba kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaza ntabwo batumwe kumanya ikirere kimukama wanyu arezeraho kuza k'uyu mwami umanye ngo kwisha ko mukamo ntabwo ari ukuza kugaragara kwisha kubasa kurebe ahubwo nirangira ry'imbabazi kureka no kuhendera kw'imbabazi Matayo igice cya 25 Matayo 25 icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 yashana n'abishiki 10 bajyanye amatabaza yabo batuire etabaza zabo bajya gusanganira umukwe kubugana shwera iki gihe kirangira ry'imbabazi ubwire bwo kuhendera kw'imbabazi cyongera kugererana kigarika kishanisubwa n'amatsinda avuga ko ari Kristo n'abantu abakoyeta ba Kristo agabanije mu bicika bibiri agamwe ebicika bibiri bamwe bafite amatabaza n'amavuta bamwe bine amatabaza n'amajuta abandi nta mavuta bafite abandi tibine majuta birashoboka kuba ufite Bibiliya gusa nchibasika kuba yine Biblia yonka ariko ukaba utemera umwuka w'ubuhanuzi nga ukabota kwikiriza ekitabo cy'obunabi ibyo nabyo niko bimeze ibyo nabyo niko biri ni ukugira itabaza ariko ritagira amavuta no kugira itabaza konkari tina majuta ariko nanone nambwenu ni ukugira imitima itagira mwuka wera no kugira imitima etine moyo rwera igihe cyageze aba bantu barakanguka bavuga inkuru y'uko umukiza aje ubwire bukahika abantu abo basimuka hagambwa ngo mu junu yija buri wese arapimwa uyo mwe na yapima basanga bose badafite urugero rungana bashanga bona batine buringa kigaragaza ko hano atari ukugaruka kwa Yesu kwavuga aha tukugaruka kwa Yesu kwa biri nikugambwaho nuko iyo usomye ku murongo wa 10 no kugira ngo washoma aha mushoro ngo gwikumi igihe abakobwa b'abanyabwenge batwarwaga ubwiro bw'abana abishiki b'abanyabwenge babiri batwarwa abakobwa b'abapfu bari bafite igihe cyo kujya gushaka amavuta abishiki babashema babagabi no gwire bwo kuza kuronda amajuta ariko aya mavuta ngamajuta ntabwo bayahawe n'umukiza baragahirwe n'umujuni bagiye kugura bakaza kugura umukoraza umukweyisha abari biteguye ababire beteguye binjirana nabo mu bukwe batahana wo mu bugeni binjirana nabo mu nkuge batahana wo mu bwato urugi rurakingwa urugi rwakingwa uru ni urugi rw'imbabazi uru ni urugi rw'imbabazi aho Bibiri tubwira ngo aho Bibiri iri kutugira ngo mukomange muzakingurira mwiguze mwiza kwigurura mushaka Imana bigishoboka murondera hanga bikiri kubasika hari amagambo nshaka kubasomera ko tugiye gusoza hariho ibigambo binkwenda kubashomera habo kuba tubaza kuhendera avuga kuri ibi bintu by'irangira ry'imbabazi nagamba haba intebe byo kuhendera kw'imbabazi mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka mu gitabo kiba kweta umugurisha b'empero abari muri Uganda abari muri Uganda bumva icyongereza abakura English mu gishake mu kironde cyitwa last day events nibaceta last day events igice cya 16 16 iherezo ry'igihe cy'imbabazi okuhendera kw'imbabazi nta numwe hariho n'umwe uzi igihe imbabazi zarangirira orukumanya imbabazi oburizihwa umunsi wo Kristo azawumenyesha umugeni kuko iyo hagiye kuba mariage izuba iyo umugore yarimanya habo kuba haza kubaho ubugeni ntabwo umukwe atungura umugeni umukwe takabasa kwija ngagambira umugeni ariko igihe kirangira ry'imbabazi ku isi ryo konka okuhendera kw'imbabazi hansi kubyo nta numwe ubizi kine no muri kubimanya ibyo twayishure tugomba kuzabyemera ku bwacu n'abana bacu twashurirwe twine kubyikiriza itwe ubwitu n'abana bitu ariko ntitugashake kumenya ibyagizwe ibanga mu nama zishobora byose konka tugume tureke kurunda kwenda kumanya ebyagizwe ubwo bwiru wa rahanga
ingingo ya 839 twaza ahantu ya runana ashatu na mwenda icyakora Imana yatubwiyeho gatoya hanga katugambiraho kake ibimenyetso bizatwereka ko imbabazi z'Imana zigiye kurangira. obumanyiso obutwereka ngemba bazahangazaza kwa hari igihe kivuga ngo aho ebikugamba ngo agahato k'amategeko y'icyumweru dimanche okujemwa okwitegeka ya Sunday kazabanziriza iherezo ry'igihe cy'imbabazi. kazakutangirira aha kwendera kw'imbabazi niko handitse handitse kuri iyo ngingo ya 839 hageje page bishatu runana ashatu na mwenda basobanuye ako gahato k'amategeko y'icyumweru akariko bakagamba okujemwa kwekiragire ekyo okuko Uwiteka yanyeretse neza ko hanga kanyereka jengo igishushanyo cy'inyamaswa ekishushanyo cy'enyamishwa kizakorwa mbere yuko imbabazi zirangira. kizakorwa imbabazi zitakahwire bitewe nuko ekikubireta kizabera ikigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana, kizakubera ekigeze kigumire aha abantu barahanga, ari nacyo kizabugenera ubugingo buhoraho. icyo nicyo kirubahezo omuhagaragataho. Ikababwire ngo ubu ngubu igishushanyo cy'inyamaswa ikambagambire hate ekishushanyo cy'enyamishwa cyatangiye kugenera bamwe ubugingo buhoraho, cyatandikire kuhereza bamwe amagaragataho, mu gihe abandi cyatangiye kubagenera kurimbuka, abandi cyabahire okwerekerera. ubu turi mu gihe cyo gukora kw'igishushanyo cy'inyamaswa. hati turi mu bwire bwo gukora kw'ekishushanyo cy'enyamishwa. ku kagingo ka 840 twazahara 840 bazakubwira niba ushaka gusobanukirwa igishushanyo cy'inyamaswa, nibaza kugira ngo ukora bene wenda kubasa kumanya ekishushanyo cy'enyamishwa, bizagusaba kumenya inyamaswa ubwayo. nibiza kushaba kubanza kumanya inyamisho bwayo. Inyamaswa ni ubupapa, inyamisho n'ubwa papa. igishushanyo cy'inyamaswa cyo ekishushanyo cy'enyamishwa cyo ni igihe itorero n'ubwire ekanisa na leta na gavumenti n'ubumwe bw'amadini no kuvugana kw'amadini bihatira abantu gukurikiza inyigisho zabo, bijema abantu okukuratira inyigisho zabo, bikabasaba gusenya icyo Bibiliya yigisha, bikabashaba kushenya eki Biblia iri kwegesa. reka dusome mu nyandiko z'ibanze, reka tushome omuhandiko omumbandiko ezindi ku ngingo ivuga ishungura. ahantu ahakugamba okwera twumva uko abakobwa b'abapfu turure kw'abishiki ababashima bahawe amavuta okubahirwa amajuta. haranditse ngo ahandikire ngo nabonye bamwe bafite ukwizera gushikamye ntareba bamwe bino kwikiriza okuhamire kandi bataka baniha kandi bafutaka bakunaha binginga Imana, bakweshengereza Ruhanga mu maso habo omumisho bwabo hasaga ntatentebutse akandi hasha hahwira amani, kandi hagaragazaga agahinda gakomeye kandi hakahorekwa enaku egumire katurukaga mu ntambara bari bafite mu mutima. yabirenereta mu mutima mu maso habo ahamisho habo harangwaga gushikama hakahorekwa okuguma no kumaramaza, nangwa no kumaririza, kandi ibitonyanga binini by'ibyuya kandi obutonyerera bihango byatembaga biva mu ruhanga rwabo yetutu bikabirwa mu busyo bwabo. noneho mbwenu mu maso habo ahamisho habo harabagiranaga ibimenyetso byerekana ko bemewe n'Imana, hayengengeta ntoreka obulungi bwa Ruhanga, maze noneho ya ndoro irimo kumaramaza okwakureba okurumu okumalirira no gushikama nangwa no kuguma ikongera kubagaragaraho. egaruka eguma nebarebe. hari abantu bari gutaka baniha, n'abantu abiri nibataka nibaniha, abo bari gutaka bari ibizira bikora imitima yabo, abataka nibarira ebintu ebiriye ebikuzire bikorera umutima yabo, kugira ngo babone amavuta, kugira ngo babase kubona amajuta, babone isezerano rya Mwuka Wera, babone indagano ya moyo rukwera ubashoboza kurabagirana ibihe byose, kubasa kushininga ubwire bwona. iri tsinda nusoma ku isubi ikurikiyeho wakumza munoshoma ahakuratiraho bazakubwira ko abadayimoni bazengurutse iryo tsinda, abadayimoni bakija bayetorora groupe ejo bakabagotesha umwijima, babateka mu mwirima kugira ngo batareba Yesu, kugira ngo batakabasa kureba Yesu, kugira ngo iby'isi bishatse kubereka ko ubuzima bwarangiye,
kugira ngo ebiyensi biboreke ebyamagara byaho bamere nk'ababuze gifasha babe nk'ababura wabayamba ariko hari humure hariho okumurizibwa yuko abamarayika bazunguzaga amababa yabo abamarayika bakabazunguza amapapa gabo bakirukana uwo mwuka mubi babinga ezo za diamond bakomeje kuvuga yuko bakakomeza muri bagira ngo abakomezaga gusenga babikuye ku mutima abagumize mukushaba babihira mutuma Kristo yababwiye ngo mube muri aho ngiye kugaruka Kristo akabagira ngo mwe muri aho ninazagaruka kuko iyo ubisomye neza ahubwo ko wabishomake yavuze yuko yarababwiye ngo ngiye kuza kuko ngiye mu bukwe yakabagira ati naza kwisha ahabo kuba nazo mu bugenyi abo icyo gihe cyarageze ubwiro bwe bukahika umukwe yinjirana n'iryo tsinda umugenyi yataha n'iryo group ariko konka hari irindi tsinda hariho indisho group abantu batigeze icyo bimarira abantu abatarigize ireki bayigasira bageranwa n'abakobwa bapfa ntibashanisibwa n'abishiki babashema turi bugufi gusoza turi kuhendera ngiye gusoma igihamya kimwe naza kushoma peji imwe hanyuma dusome n'amasomo abiri muri Bibiliya shome nangwa n'amasomo abiri mu Bibuli dusoze haranditse ngo ahandikire ngo ubwo babandi basengaga bakomeza gutakamba babikuye ku mutima babandi babire nibashaba nangwa nibataka mu mituma inshuro nyinshi ubwiro bwinji imirasire y'umucyo uturutse kuri Yesu okumuruka ko mushana gwabere gurugahari Yesu warabamurikira ukabamurikira kugira ngo ukomeze imitima yabo kugira ngo ubase kugumya imitima yabo kandi umurikire mu maso habo kandi gumurikira mu misho gabo nabonye ko mukareba ngo hari bamwe batigeze bagira uruhare arumubamo batarabigizemo okwenda muri uyu murimo wo kurira no gutakamba omukurira nangwa no mukutaka hari itsinda rimwe riri kugenda rimurikirwa nubwo riri mu bigeragezo bikomeye ariho bamwe bagenda bamurikirwa no bari mu bigezo bigumire ariko hari n'irindi tsinda rya ntibindeba hariho n'abandi abakugira ngo tubikunkwataho bari bigize ba ntibindeba bakabegizire ngo tubikunkwataho kandi ntacyo bitayeho kandi hati n'ekibafireho ntibakumiraga umwijima w'urubagose tubarese ibiro umwirimo gwabire gubetorire maze noneho rero ubabudikaho umeze nk'igicu cya rokoko gwabijuraho gurinkecu abamarayika b'Imana abamarayika barahanga bavuye aho bari bakarga babire bari maze bajya gufasha abarwanishaga imbaraga zabo azabaza kwasa ababire ni barwana samana gabo zose gona bakirana n'abadayimoni bakurwana n'abadayimoni kandi bagerageza kwirwanaho batabaza Imana kandi bakugezaho ko yarwanaho bakweta rahanga bafite kwihangana bino kugumisiriza ariko abamarayika b'Imana abamarayika barahanga basize abataragize icyo bakora bakasiga abataragize icyo bakora na gito ngo birwaneho nakacengo kugira ngo birwaneho sinongera kubabona yagaraha kubareba iri ni itsinda igino groupe mwe riri mu bibazo iriyo mu bizu ni itsinda mu groupe riri mu bibazo bikomeye iriyo mu bizu bikomeye none mbeno twebwe twatuzi yuko itondo antumanya ngo hari igihe kizagera tugashaka amavuta ntituyabone ino bwiro burishika tukaronda amajuta tukagabura nimwiga neza iki cyigisho mwayaga jeje seki ntabwo dufite umwanya uhagije tino mwanya wo gukumara uzamenya neza yuko noza kumanya ngengo hari igihe bari abantu bagiye ku mavi n'abantu bo bagira amajuru bari gusenga bati bakushaba bati data duhe umwuka wawe kamutuhereza umwoyo wawe inyandiko z'ibanze urupapuro rwa 36 inyandiko zikubanza peji ya 36 yangaga na mkaga ngo satani bahumekeho umwuka mubi satani ngakabatekamo umwoyo mubi uwo mwuka ngo wari urimo umucyo n'imbaraga umwoyo gukaguramo amani nangwa no mushana ariko ntiwari urimo urukundo n'amahoro ngo haka hatarimo urukundo no gusingi ubu munsi abantu bameze nk'abafite amavuta igenda abantu barinka n'amajuta bigisha ibyigisho bikomeye nibegesa ibyigese bigumire ariko wareba urukundo rwabo ko kireba rukundo ya ukabona ntarwo bafite ureba tebagine ukabona ababwiriza ureba ababuruzi ntibitaye kuri bagenzi babo bafira abagenzi babo abantu bafite
amavuta bakuye kuri satani aba bantu bina amajuta kubihira katabateye guhinduka ahabo bato barahindukira nabwiye ko ngiye gusoma amasomo abiri muri bibiliya yagira ngo yaza kushomera amasomo abiri muri bibiri hanyuma rero tugasoza twendere mu gitabo cya Mose mu gitabo cya Mose Amos igice cya 8 Amos igice cya 8 turasoma ku murongo wa 3 tuza kushoma ahantu shurongo rwa gashatu handitse ati cyangwa uwo munsi yizoba ni wa munsi w'irangiro ry'imbabazi ni bwa bwire bwo kukendera kw'imbabazi uwo munsi yizoba indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo byo muri hekaru yahinduka ukuboroga bya bitaramo abantu bagiraga bya biterane by'abantu babiri bagira zagira bihinduka amarira nibiza kuhinduka amarira niko Uwiteka Imana ivuga niko ruhanga ariyo nagira intumbi zizaba nyinshi intumbi y'abafu y'abamingi ahantu hose bazijugunye bumiwe abantu baginaganage hona bari umuceceko umurongo wa 11 11 dore iminsi izaza 11 Mukama ruhanga nagira ati reba ubunaku ni bwija nzateza inzara mu gihugu bwija kufika ubundi nditeza ensi enjara izaba ari inzara y'ibyo kurya itari injara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi nari y'ibyo kunywa ahubwo izaba ari kumva amagambo y'Uwiteka yo kura ikigambo cya ruhanga kandi bazajarajara bariyageragera bava ku nyanja imwe nibargahanyanja bajya ku yindi nibahika ahandijo bazaba ikasikasi nibarga ahabukizibwa bumosho bajya iburasirazuba nibahika uburenge bw'izuba bazakubita hirya no hino bariyaruka nibakora bashaka ijambo ry'Uwiteka okushorera ikigambo cya Mukama be kuribona ngati barikibona uwo munsi inkumi nziza n'abasore aha yizoba empangane bazicwa n'inyota empangane nungi n'abasigazi baryagwa enshazi bazicwa n'inyota nibitwa iruho inyota itari iy'amazi iruho itari iy'amizi kadusoreze muri Yesaya 55 reka tuhendere muri Yesaya 55 umurongo wa mbere Yesaya 55 tutanditsiraho hari amahirwe ari gutangwa ubu ariho umushobora no guhabwa hati ibiryo biri gutangwa ku buntu ibyo kurya biri ni bihabwa amazi ari gutangwa ku buntu amizi gari ni gahebwa cyane ariko utarabyizigamye wese umuntu utarabitegekere azasonza rire naza kugira inzara rire Yesu yigeze kuvugana n'umusamariyakazi Yesu akishayagamba n'umusamariyakazi ati unywa amazi muha yagira to okunywa mwiza gunkumuha ntazagira inyota ukundi tarigirira ukundi ntazongera kugira inyota tarigirira wundi ariko unyweye ibiroha wese ngo umuntu wanyamiza agatari maronji wena abihawe n'ababwiriza ariko gahebwa n'abantu ababuruzi batazi Kristo batakumanya Kristo azongera kugira inyota naza kugirira umurongo wa mbere Yesaya 55 umurongo wa mbere 55 kutandikiraho yemwe abafite inyota mwe n'abiniriho nimuze ku mazi mwije hamizi kandi n'udafite ifeza kandi utinye mpiha nawe nazi ayijaguye agiye nimuze mugure mwije mugure murye nimuze mugure vino mwije mugure vino n'amate mudatanze ifeza atari kwa mpiha cyangwa ibindi biguzi ahatari kucwererana kubera iki tuzagura kandi nta biguzi aha bwacyo tuisha kugura kandi hatariho biguzi nuko no kugira ngo ibintu bifite agaciro gakomeye ibi bintu bine value y'amani nuko no kugira ngo bisaba gusenga umaramaje nibishaba kushaba umaririze bisaba gutaka umaramaje nibishaba ngo tace umaririze niki gituma mutanga ifeza abenshi nimuhereze mpiha zanyu mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri ibitari ibyo kurya niki gituma mukora ibidahaza no kuhendekera ibitari kwazya mugire umwete wo kunyumvira mumpurire muntireho umutuma mubone kurya ibyiza mubone kurya birungi
ubugingo bwanyu amagara ganyu kishimira umubyeyi gashemererwe ebine ebirimo bishaje umurongo usoza w'iri somo umushoro ngo kwendera gw'ishurebye umurongo wa 6 ishura ya mukaga nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abona muronde musherere mukama nakiboneka nimumwambaza akiri bugufi takire akirihi umunyabyaha ntareka ingeso ze umubi areke imihanda gwe ukiranirwa areka ibyo yibwira ntakire areke ibitekateko bye agarukire Uwiteka aruke ari mukama aramugira ibanga abone kumusasira agarukire Imana yacu aharanga wita ahakuba ukizamubabara rwose akuba nayiza kumusasira kimwe nshuti yanjye umwana wanjye mbese urabyumvise bitu wabihura yuko kugaruka kwa Yesu ngaho kuba ukugaruka kwa Yesu kuri mu buryo bubiri iyo mu biceka bibiri hari ukugaruka kwa Yesu ari ukugaruka kwa Yesu nk'irangira ry'imbabazi ngo kuhendera kw'imbabazi abantu bazashaka Imana abantu baronda mukama ntibayibone ngo batarumureba hari no kugaruka kwa Yesu hariho no kugaruka kwa Yesu kuzaza aje gutwara intore ze ukurije naenda gutwara abagore be aje guhana inkozi z'ibibi aje guhana abakozi be bibi reka mbasobanure neza iri jambo mbashoborere je kigambeje ijambo rivugwa ngo irangira ry'imbabazi ikigambe cyo kugamba ngo kuhendera kw'imbabazi suko imbabazi z'Imana zirangira tukugira ngo imbabazi zarangaza ahubwo biravuga ngo Bibiri negira ngo imbabazi z'Imana zora iteka ryose imbabazi zarangaza zirabura byona iyo tuvuze irangira ry'imbabazi bagira ngo no kuhendera kw'imbabazi suko imbabazi z'Imana zirangira kugira ngo imbabazi zarangaza za kwa ahubwo nuko uburyo bwo kuzakira kureka no kuzakira buzagera ku iherezo kuzakira ni kuza kukahambe ntabwo imbabazi z'Imana zirangira imbabazi zarangata zo ahubwo uburyo bwo kwakira imbabazi z'Imana kongera iyo kwakira imbabazi zaranga ubwo bugiye kugera ku iherezo ubwo baza kukakwendera ko Kristo adusabira ahera cyane abo kuba Kristo na arena shabira kwera muno uwo murimo uzarangira umurimo ni kuza kandi bizaba ari imbabazi z'Imana kandi nibiza kuba imbabazi zaranga kabanyabyaha barimbuka ngabanyabibi biragoye kubyumva dumira kubihura ariko niyo ntambara Imana yarwanye kandi ni urwo rutaro uruhanga yabanare umuntu akimara kurya ku mbuto zabuzanijwe umuntu arukiri kumara kurya ahabijuma bya yategetse abakerubati akagambira abamarayika abakerubati mugende kuri kiriya giti cy'ubugingo genda cy'amagara kiriya kugira ngo umwana w'umuntu atagikoraho umwana w'umuntu atakashwata maze akaramira mu byaha azakaguma mu bibi ibaze yebuze uramutse ufite kanseri wowe ine kanseri ariko utazapfa Mkota ikazahora ikubabaza ibihe byose ikagumana ekshase nakuzona ibaze yebuze uramutse ujugunywe mu muriro w'igihano bako nabo umuriro go kuhana umuriro utazima umuriro utakwe ukazahora ubabara iteka ryose ukagumana ushashe nakuzona igiki cy'Imana yatabaye ku muntu ikintu cyo hanga yabase kucyungura hamwe niyo mpamvu yabwiye abamarayika ati yashonga yagambira abamarayika adakora ku giti cy'ubugingo atarukora ahafite cy'amagara akaramira akaguma mu byaha n'ibihano bye byari kuba ari ibihano bihoraho niyo mpamvu inyigisho uvuga yuko tuzababazwa iteka nitutihana inyigisho yo kugira ngo tuyasasa ubwire bwona twatisize ariko inyama rwose kigiye kishubabuze icyakora twonkacho hazaba urupfu rw'iteka ryose yaba kufa ko ibiro byona hazaba ibyago birindwi ku muntu yaba aho ibona bunese mushanzu ahamya bibi reka dusenge wera wa Isirayeli arango murunje wa Isirayeli umuburo warumvikana na umuburo gumarizo kuru turi gusaba abanyabyaha dushaba abanyabibi kuva mu mahema y'ibibi byabo ubwo mu ihema y'ibibi bagasangana ubutumwa bw'abamarayika bakashanga ubutumwa bw'abamarayika bashatu bakihana baketisa bakezwa bakava muri Babuloni y'icyaha bakarugo mu Babuloni y'ikibi kugira ngo babone ubugingo kugira ngo babije barebe amagaragataho buri muntu wese wumvise iki cyigisho umuntu we wahura ikigeseki abo turi kumwe nabo muri amateraniro nonaha abari kudukurikira mu ikoranabuhanga abazadukurikira gendere imitima yabo duhe kubona ubugingo bwawe mu izina ry'umwami wacu ya Yesu Kristo amen.